mwifurije kugira ibihe byiza wowe ubana natwe kuri Initalk Rwanda, ahantu ukura amakuru ndetse na documentaire zazigaruka mu makuru y'imyidagaduro, siporo, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Amazina njyewe ni Ishimwe Teddy. Uyu munsi tuje mu kiganiro Initalk Review. Initalk Review ni ikiganiro kizajya kiba gikorwa kibanda ku makuru mu myidagaduro, siporo ndetse n'andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro cy'imyidagaduro, Initalk Review mu myidagaduro. Rero ndi kumwe nago n'igenyere nkuko muri kubibona, ndi kumwe na mugenzi wanjye, umuntu niyespiraho cyane. Kamanze mu ikaze atwibwire, mubwire ko nanishimiye kuba muhostinze kuri Initalk Rwanda. Teddy, umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Ndakora akanyamuneza nk'akanjye. Akanyamuneza ni kose ko nyine navuga ko ni ibintu nifuje kuva kera. Urabizi, ni ibintu nifuje kuva kera. Numvaga ko nyine umunsi umwe tugomba kuzicarana kuri mikoro za Initalk Rwanda, ako nyine birakunze. Umeze neza se? Ibyo meze neza cyane, nibyo umaze iminsi nyine umbwira ko twakwicara tukaganira, tukaganira ku myidagaduro nyarwanda, ku makuru agenda avugwa hirya no hino. Nicara kuri kamera za Initalk Rwanda, by'umwihariko rero muri Initalk Review Entertainment, tukareba uko bimeze. Rero nakwitabye, buriya nyine byabaga bitakunze bitewe n'akazi umuntu yabaga arimo cyangwa se yabaga afite, bikaba ngombwa ko atabona umwanya, ariko right now ndahari meze neza cyane. Rero ngiye ibintu ni Gucci, ni fresh, please release pilot nk'ibisanzwe. Fresh and clean Gucci, ladies and gentlemen, murabizi ko ibintu byose byanjye bimeze neza, ni swagger, ni ibyishimo gusa, kuko ababizi byaba bahanga mu buzima ndetse ubuzima busanzwe ndetse n'ubwo mu mutwe, nuko kwishima nyine cyangwa se kugira akanyamuneza mu buzima ni ikintu cya mbere. Ibintu bimeze nabi byo ntibizabura, uko byagenda kose mu gihe uri ku isi, ups and down. Niko bimeze. Icyo usabwa ni kimwe rero, muri ups and down wowe usabwa kwikonsantra, ukitonda, ugatuza, ubundi ukishimamo, ugasekamo, ukarelaxa. Ni nabwo ubona n'umwanya wo kurefreshinga ubwonko, ukaba wabasha kugira wenda zimwe muri challenge ugenda usubiza bitewe n'uko umeze neza. Ariko ikibazo cy'ubwacyo kiba gipanitse, iyo naho upanitse rero ntabwo bigenda neza. That's why rero umeze neza kandi nkora ameze neza cyane, byose kandi bikesha Allah, ku bushake bw'Imana, iteka ryose ameze neza cyane. Barabyumva ko nyine umeze neza, nanjye nyine meze neza nkuko nari mbivuze. Icyumweru turimo turagenda tubigana ku musozo. Yego. Ni icyumweru kuri wowe cyagenze gute mbere yuko twinjira mu makuru y'imyidagaduro? Icyumweru cyagenze nkuko nabivuze, icyumweru cyagenze neza. Mu kazi kanjye ka buri munsi aho mba ndi, icyumweru cyagenze neza. Mu by'ukuri nta kibazo. From Monday uyu munsi turi mu mpera z'icyumweru, turi muri weekend. Rero navuga ko kuva kuwa mbere kugeza uyu munsi nk'ibisanzwe nyine nagiye mbona ubushobozi bw'Imana kuko butajya burekeraho n'ubundi. Byari bimeze neza, n'icyumweru cyari kiri perfect. N'icyumweru nagizemo kwishima cyane muri uku kwezi cyane. Ni ukuvuga ngo buriya nkunda umuntu ukunda gutembera cyane. Ndi umuntu ukunda gutembera, ndi umuntu ukunda gukora tour, ndi umuntu ukunda kujya ahantu, ndi umuntu ukunda kuba ndi n'inshuti zanjye twishimye. Rero muri iki cyumweru navuga ko byabaye bwa mbere na mbere aha twicaye, ubwo nyine ntago bishyuye Initalk TV kugira ngo tubamarize, ariko bwa mbere aha twicaye ndumva hashize nk'iminsi irimo avuye n'inshuti zanjye twicaye turi kuganira, twahirukana agakira twishimye. Ejo twari turi kuri Muhazi, ni ahantu hazwi, twari turi kuri Muhazi, ubwo nyine twari turi kuri Muhazi turi kumwe ndetse nabo dukorana mu kazi ndetse n'abandi bantu mu busanzwe bwa buri munsi. Bityo rero umva ko ni ibintu byiza, nagize igihe cyo kwishima. For sure ibintu bimeze neza, ngeranije n'amezi ashize meze neza cyane kabisa, nashima Imana. Twanaherukana ko nyine mu mezi ashize ari hashize nk'amezi atandatu gutyo warambuze cyangwa 5 duhana gahunda, akazi ni kenshi. Urumva ko rero kuba noneho ndi kuboneka nyine ntago ari uko ntafite icyo ndi gukora, ahubwo nuko nyine hari uburyo Imana igenda ibigenzamo, ku buryo ibyo umuntu aba akoresha no kubuha umwanya wo gukora n'ibindi, cyangwa se wenda inshingano zikaba zimeze neza ariko zinatuma umuntu agira ubuzima bwiza. Ariko Teddy, reba sinzi impamvu abaraperi badakunzwe. Namaze kubona nubwo abajene bambeshya ngo bakunda hip hop,
nanjye ako kantu ko nanjye najyaga nibaza ukabona umujeni yirirwa yumva hip hop no umuraperi ategura igitaramo ukabona ntabwo yagiye akabura abantu ibintu mu biterwa n'iki yewe nari nicaye kuko of course mba muri music abo tubona ubuzima bwa buri munsi cyangwa se abanzi baranzi nkunda music cyane nkunda entertainment by'umwihariko y'u Rwanda ndimo kureba ko buriya Bushari izina afite yego bashobora kuba ari bwa mbere bagiye kubyumva buriya Bushari izina afite yego ibitaramakuru ni kuri iyo mubona uzi ko buriya nta ndirimbo afite ye bwite wenyine ifite miliyoni views sure dani na Teddy sinibwa byumvise aya njyewe uretse gato yes of course ye Bushari nta ndirimbo ye bwite buriya amazina ye bwite bwita Hagenimana Jean Paul ingagi nkuru mu Kenya Trap Gengo yatangiye aririmba Kenya Trap ari kumwe na Betray na Stream Drip mu ndirimbo y'umwihariko yatumye amenyekana ni Twebwe ariko nyine Bushari bitewe n'ikironda cy'Imana bitewe no gukora bitewe na swaga yaje kugira izina rikomeye cyane kubarusha yego tuvugana nyine Bushari we representing the boss of Kenya Trap Muheto Betray cyangwa se Betray akaba araho hafi Sumu Drip yagiye ahura n'ibibazo byinshi yaba imyitwarire bwite n'itariye biza kurangira nyine izina rye ritazamutse ariko buriya Kenya Trap yariyo Kenya Trap Gengo ariko Bushari akomeye ariko nyine ikintu nararebye nsanga ubwo nyine wenda turaza kubihuza n'icyumba cya rap tunabwira abanyarwanda nyine ko hari icyumba cya rap season 2 cyangwa se icyumba cya rap cyaje muri sura nshya cyagarutse nyuma yuko Riderman na Bulldog bakoze album bakayita icyumba cy'amategeko nyuma yaho rero hakaza kuba ma Africa yaraje guhuza waraperi ndetse n'abandi benshi bagakora igitaramo season 1 icyumba cya rap tuvugana rero hari icyumba cya rap kizaba rero mu kwa 12 tuze kubibabwira ariko nyine ndimo kureba kuri hip hop nyarwanda ndimo kuyanaliza naje gutekereza ndareba ndetse ndanaliza ndareba nsanga abajene baratubeshya ntabwo bakunda hip hop none se gute nta kuntu Bushari Hagenimana Jean Paul Kenya Trap Gengo ingagi nkuru mu murwa yaba nta ndirimbo ye yaririmbye wenyine unyumve neza yego abantu bagende babirebe muri comment batubwiye bagenda babirebe uvuga ngo Bushari kuva atangiye music indirimbo yaririmbye ari wenyine yego nta ndirimbo n'imwe ifite miliyoni views mu gihe Israel mbonye ukuremye no guhimbaza Imana uwo kakanya turi gucelebratinga ko ari umunyarwanda ufite 2 million views kuri YouTube channel ye 2 million views ndetse niwe muntu ufite YouTube channel ifite abasabune afite nashaka gukomerezaho 2 million subscribers nukuvuga ngo we afite abasubscribers urumva niba utabonye views miliyoni ebyiri ntabwo wategereza aga subscribe niyo mpamvu ndimo kubihuza uvuga ngo Bushari navuga ko new generation ya hip hop ndetse Bulldog bakaza Late Kabaka Bulldog J Paul hakaza P-Fla ba Green P ubwo ndavuga old school rappers ba Diplomate abagabo bako Fireman Riderman nawe still aracyari ku gasongero ari ku rwego rumwe na Bulldog bari abahanzi nibo representing of old school Riderman na Bulldog ndetse n'abandi bakaza bagwa mu ntege gutyo ko batangiranye bazana hip hop mu Rwanda bayikundisha abantu nyine kuva kuri za KGB bigitangira abantu bumva hip hop idashoboka baniga Gida Gino bakaza bagakora still now ibintu bigakomeza gupushingwa noneho haje icyo bita generation nshyashya muri hip hop iyo generation nshyashya rero navuga ko itara ryayo yego kugira ryake ryashingiye kuri Kenya Trap rishingira kuri Bushari yego nibwo twaje kubona ba Ish Kevin tubona ba Keshat ba Bruce the Fast tubona ba Adana Zeo Trap no kuvuga ngo Zeo Trap na woli nyine n'abana ngende kuvuga those legends no kuvuga those legends nuko abantu bashize ku itara icyo nakita new music generation of hip hop ari izi njyana za trap bura trap tandukanye na drill kuko cyane ko ariho England drill uzumva abantu wa Central C bakurikira music byumvuga barabyumva by'umwihariko hip hop trap Central C
iyo za UKG na za Trap muri kumwe ba Dev baranabo bose n'abahanzi bagenda bazikora tuzi uriya mu yakoze iriya indirimbo bita Dior Pop Smoke late Pop Smoke yanapfuye akiri muto cyane Imana imwiruko ridashira bariya n'abahanzi baje bamurika ubu ngubu tuvuga nyine hari abandi ba Travis Scott bari kumurika Trap na Dream mu buryo bushya ariko nakubwira ngo reba Bushari kuba navuga ngo nitara n'urumuri rwa hip hop mu isura ya Trap na Dream ariko akaba nta miliyoni views agira kuri YouTube channel Israel Mbonyi ariko Israel Mbonyi n'ubushyangwa n'umuntu ngafite umupfumu we ngo umupfumu wawe inzira ngo umupfumu ugira ute igumwe na afite umupfumu w'umunyamasengesho afite umupfumu w'umunyamasengesho no kuvuga ngo we nyine afite sinzi buryo ibintu bye byitwaramo Nibona ko n'umuntu no rankinga the first artist in Rwanda ugiye ugagaragara hariya for according to statistics ku mibare kuri social media zabo ukajya kuri YouTube ukajya ku bitaramo ku mafaranga bishyurwa kuri quality na quantity wasanga Israel Mbonyi uretse kuba ari muri gospel music wasanga ari we Rwandan artist representing our music kuri uyu munsi utuvugana ako nyine we ubonamo nyine nuko hari no kuntu yirinda media cyane of course nyine spinini bavuga ati yabuze iyo uba muri gospel hari uburyo ugenda hari uburyo ubaho ntago iyo uba muri gospel bigusaba kwambara mask y'ingagi ngo bingagi nka Bushari cyangwa zo instrumento n'ibindi nk'ibyo hari uburyo ugenda ariko urabona ko afite icyo nakita umugisha w'Imana rero Bushari ubu tuvugana noneho mitema abanyarwanda iki kintu nawe nagira ngo nyine akantu mitema abanyarwanda urugero reba ubu tuvugana Olima uramuzi Olima ndamuzi urumva akapeti ka Olima gafite indirimbo imufite miliyoni views imagine reka wenda mbaho ubazi kuko ushobora no gusanga bataramumenye umuntu bita Yampano muri zawe Floriye umuhanzi mushya cyane Yampano umuhanzi mushya ubameze neza nyine ariko n'umuhanzi mushya niba kuba Yampano afite indirimbo esheshatu ze bwite zifite 1 million views mu gihe Bushari nta miliyoni views afite kandi yagiye mu bitaramo nyine ubona ko Kevin ubona ko miliyoni views arayifite indirimbo niba ari amakosi amakosi afite miliyoni kivumbi meruka kwireba igeze muri miliyoni afite miliyoni views wait no kuvuga ngo baraharabo ngabo ariko nyine ibaze ko Bushari nta ndirimbo afite yarebwe miliyoni nyine miliyoni views abajeni Yampano atangiye umuziki ejo bundi Yampano navuga ngo umwana mu muziki nyine Yampano navuga ngo izina afite nirigiza ariko niriri ku rwego rwa Bushari kuko facture wakishyura Bushari wamutumiye ishobora kubikira Yampano Yampano wamutumiye ngaze kuririmba hano turi kuri hoteli nziza cyane urumva ngaze kuharirimba ushobora gusanga umwishyuye miliyoni Bushari ntabwo wamushyira munsi ya miliyoni 3 n'urugero yego niba Yampano yishyuye 300 Bushari ntabwo yajya munsi ya 900 ariko Yampano afite indirimbo zifite 6 miliyoni birega views nazo zirakora kuko niho abahanzi bacu basarura amafaranga batabonye ibyo bitaramo bihuza buri kwezi kuri YouTube channel zabo kandi YouTube channel yo tupimiraho nanatanga kongs kuri Israel Mbonyi amaze kugira subscribers miliyoni 2 navuga ko no muhanzi nyarwanda wa mbere ukoze ibyo bintu agize miliyoni 2 z'aba subscribers kuri YouTube Israel Mbonyi ibintu byemeze neza ariko none Israel Mbonyi akaba ategerejwe kuwa 4 w'icyumweru gitaha Israel Mbonyi azaba ari kurwaganira n'urubyiruko uzaba rwitabiriye igitaramo cy'urwenya kiba ngaruka kwezi kabiri cya Gen Z Generation Z cya Fahim Merci n'abanyarwenya benshi bamaze gukunda ba pirate n'abanyarwenya bamaze gukunda bamaze kumenyeramo uvuga ngo Gen Z nayo nivugaho gato yamaze kuva ku rwego rwo kuba ari urwenya gusa ahubwo yabaye platform buri muhanzi wese w'umunyarwanda na buri muntu wese yaba ashaka gutangira ubutumwa ku rubyiruko no kwimenyekanisha ni inzira imwe nziza yanyuraho ni stage nziza umuntu anyuraho abantu batamuzi bakamumenya njye na Felicien Merci yenda nyine ejo nyine nibwo nari ndimo ndanegura documentaire kuri we nyine nabibwira abantu nyine hari documentaire iri mu bubiko yempite kuri Fahim Merci yarakoze cyane uriya mugabo na nyine narabisomaga nyine mbona nyine yarakoze kabisa ndebye urugendo yakoze nyine
mbona nyine Genesis igeze ahantu heza ho kwishimira, nubwo hari abazaga nyuma bakavuga amakuru y'ibinyuma ati ngarashumbye ngo hari umunyanigeria abereye umushumba, gusa ariko nyine yarakoze cyane pe. None se Pro, nje uvuze gutyo nibaza ikibazo kigira kiti kuki Bushari ahantu hose ugeze mu abajeni twifashishije imibare, abajeni ahantu hari abajeni 10, 8 muri bo bashobora kuba bakunda indirimbo za Bushari, babakunda Bushari 8 muri bo, bivuze ngo 2 nibo bashobora kuba n'abandi 2 muri bo abajeni babakunda Ishkevin cyangwa Bruce the Fast cyangwa Ririmba cyangwa abandi nyine muri make bari cyangwa Betray bari gukunda izi njyana nshyashya, ariko nkibaza ngo kubera iki Bushari adafite million views? Kubera iki wowe mwijisho ryawe? No kubera iki? Kuko betanze mbere kukamanza mubwire uzarebe nk'igitaramo Bushari yagiyemo, abajene baba hari indirimbo zose baratera bakazamukana, akose kuki batajya kumureba? No kuvuga ngo hip hop ni njyana itandukanye n'izindi njyana. Hip hop uretse kubyina umuziki, hip hop buriya nta muntu ujya umuhanga muri hip hop adafite icyo bita lyrics. Nta muntu ujya umuhanga muri hip hop adafite inyandiko nziza. Kubwiyo mpamvu rero hip hop ni mpamvu idacuruza, ariko ugasanga nk'umuntu hari nk'umuntu bita Majesty, ushobora kutamuzi. Ntabwo muzi ndiko kuri umuntu bita Mirabyo de Warren, uramuzi? Mirabyo de Warren Taxi Nation akenda muzi none Mirabyo de Warren uramuzi? Ese Prime mazima ko uramuzi? Oya ntago muzi bro, nunjyana muri music uragira ngo ikiganiro gipfe kuko reka tuganire. No kuvuga ngo nubwo ndi kubwira wowe turi kuganira, ariko nuri kutureba kuri kamera ni nabari kubyumva, ari kumva atabazi n'abahanzi bamaze iminsi, n'abahanzi bakomeye. Kuvuga ngo hip hop ni njyana wumva for message mbere na mbere yo kubyina, mbere yo kugira iki, ni njyana wumva for message. Harakaro nabonye ngo iyo wishimye uryoherwa n'injyana y'indirimbo, ariko iyo ubabaye wumva lyrics. Uvuga ngo noneho rero hip hop yahitandukaniye iteka ryose. Umuntu ukunda hip hop abakunda inyandiko. Abaraperi b'abahanga niba muzi, abaraperi n'abahanga niba muzi diplomate niba uri kunyumva wa diplomate, ntabwo biriya bintu wabifata ngo bihe umuntu abyandike. Reka ndeke kumenshoni, ariko muri Secular music biragoye, hari abahanzi utabiha. Urumva biragoye niba warumisha inyandiko za Fireman ko hari umuntu wabihanga byandike aririmbe usanzwe. Biragoye niba warumvise indirimbo za Bulldog, niba warumvise Let Kabaka J Paul, rest in peace, niba warumvise indirimbo za J Paul, warumvise ku Museyi, niba warumvise bigiyo bijya n'iyibizi, niba warumvise umunsi w'imperuka ya Tough Gang, hari ibitekerezo baraperi bafite baba bashaka gukwirakwiza. Rero bivuze iki? Abantu bumva hip hop bakunda kuyumva, bakunda kumva ubutumwa nyine, bo ntago bari kujyana ntago bari gushamaduka cyane cyangwa kwitabira ibitaramo cyane. Kandi bimene gutyo muri wowe nshaka kuvuga ko nyine, kuko nanjye indirimbo rap nakunze pe akenshi nirebera lyrics, ndeba lyrics. Ushobora kuba ubabaye ufite akantu uri gukuramo kari kugufasha. Umuntu kumva hip hop ni nko kumva indirimbo ya Israel Mbonyi. Indirimbo ya hip hop umuntu akunda ingana no gukunda ku musaraba ya Mbonyi. Ubwo rero abajeni, icyo ushatse kuvuga abajeni bo bikundira iki? Bikundira injyana ibiri kuri lyrics, inyandiko ziri mu njyana zigize iyo njyana ya hip hop. Niyo mpamvu rero usanga batare inshuti na social media cyane, ubwo abajeni bari kuri social media. None bagiye kuri social media rero uzasanga bari burebe ikinyafu, uzasanga bari burebe utundi tuntu tutuma babyina, uzasanga bari bujye gutubyiniro babyina izo ndirimbo zindi. Ariko nagera mu rugo yaraye igihangova, yanyweye amasigareti menshi, yanyweye kunyanye nyinshi, noneho mu gitondo ari mu gihango bari kwibaza ukuntu yatakaje amafaranga ye, ari kwibaza ukuntu yatwitse ibihaha bye, nibwo uzasanga arimo kumva indirimbo yo kwicuza yumve Rasine. Uzasanga ari kumva Rasine, n'usanga ari kumva Sengero. Uri kubyumva? Bivuze nyine niyo mpamvu usanga nyine imibare y'abaraperi itazamuka cyane, ariko babakunda hip hop. Ariko none tukwiye kugira ikindi niba abajene bo ku cyaro barakaye
cyane abashaka no kukadownloadinga akajya kiyumvira. Rero ariko nyine dukwiye kugira mentalite iteye imbere, noneho niba dukunda hip hop, niba hari igitaramo reba ubwa mbere icyumba cya rap cyarasubitswe kubera imvura, ariko ndahamya ko n'umubare w'abantu wari muke, uretse imvura yaba yaratumye ahantu hari buririmberwe n'abajyayo bashobora kuba bake kigasubikwa, ariko iyi imvura igwa bagezeyo cyari busubikwe oya none se nyine no kuvuga ngo still nago abantu bakunda hip hop baragira mentalite yo kujya kureba abaraperi, ntago baragira mentalite yo kujya kuri social media kuba promotinga n'ibiki, bo bashaka kwiyumvira, yumvira indirimbo, yumvire lyrics, barakariye birangirira aho ngaho nyine. Ese kamubaze ikibazo cy'abatsiko tukiri kuri rap tunasoza, ndebera indirimbo za zo trap niba indirimbo afite ya miliyoni, noneho kugira ngo nje nicyo kintu ikibazo nuyibona mumbwire nje ikibazo nibwo yahita nyikubaza, ndebera niba mu ndirimbo za zo trap harimo indirimbo ifite miliyoni za zo trap. Yego, reba niba harimo indirimbo ifite miliyoni views kuri YouTube niyo yabimwe. Reka ndebe CEO ahubwo se uyu mwanda ntayo ifite, mwanda iracyariho ariko yarakoze wenda yo reka nyine iba itayifite cyaba ari ikibazo. Hoya ntago ikiri hariho keretse yose yarayigaruyeho. Oya umwana ntago ariyo basibye sinabyaye. Basibye sinabyaye ariko gisinga uriya mupeti Holix. Uriya mupeti Holix na Junior Quickly, uri kumwe na Junior Quickly kuri move ya Ish Kevin n'ubundi nyuma yo kwegeza y'uwo bita ririmba. Ish Kevin nyine yahise yubaka ubwami bwe bwa trapish. Rero ari impamvu nubwiye zo trap, reka ndebe zo trap abajeni benshi bakunda nyine bakunda indirimbo ze. Reka ndebe reba zo trap nahageze. Ntago indirimbo nta nubwo nshakira kuri, nshakira kuri indirimbo ye yonyine imwe bita umwanda. Birayifite 1 million views. None kamanze ngubaze buriya zo trap njyewe birayifite rwose, ntabwo ari witayifite, irayifite tu. Ako navugaga hagera Imana Jean Paul Bushari, kandi iwe indirimbo yaririmbye solo nkukuze ngo trap yaririmbye solo ntayihara ifite miliyoni 1 views. Nyine ikintu njye navugaga ndashaka kwibaza kuki zo trap n'umuhanzi nawe ukiri mushyashya, none uburangiye zo trap navuga ko niwe muhanzi umuraperi navuga nakurikiranye nge urugendo rwe byihariye, kuko zo trap twajyaga gufata amafilimi bakaduhatira indirimbo z'aba DJ. Buriya navuga ko ngiye mu rugendo rwe aba DJ anga bacuza indirimbo n'amafilimi bafitemo uruhare rwa 70%, kuko nibo bantu benshi bacurangaga indirimbo kuko nta ndirimbo ze nyinshi zagize zikinwa kuri radio. Ni system yo kwicuruza ibyo ngibyo bapifura nabyo bakoreshaga kera nka Tough Gang. Ubwo nyine bavuga abantu bazwi, nuvuga ngo kera kubera ko amaradiyo yari make mu Rwanda kandi atarakundaga gukina hip hop, bagushaga indirimbo zabo ku makasete ku masete. Noneho ngiye icyo nashaka kuvuga kuki zo trap yaba afite iyo ndirimbo ifite Bushari nyine ingagi murumu abantu nyine batubwiye bwite ntayihari, batubwiye nyine nabirebye avuga ni ntabwo bishoboka. Njya kureba Yamano nsanga afite indirimbo 6, njya kureba Olima DS Don banza ifite 1 million views. How comes no kuvuga ngo reka turebe abaraperi rero basaga 10 ko bagiye gukora mu gitaramo icyumba cya rap season 2. Abaraperi rero bose bakaba barenga 10 n'ubundi. Ni igitaramo gikomeye cya hip hop mu Rwanda, rero kikaba kizwi icyumba cya rap n'ubundi kiba kigiye kongera kuba kunshuro yayo ya kabiri. Nibwira abanyarwanda ko kizaba tariki 26 nyuma ya Noheli, umunsi rwose jo Noheli zaba yarabayeho. Hari ikindi gitaramo icyumba cya rap aho kizabera, n'abasaba bakirimo bose ntago biratangazwa, ntago birashyirwa ahagaragara, ariko nyine nuko ubuyobozi bwa Afrika bashaka gushira hanze icyumba cya rap. Bavuze ko kizaba kigizwe n'abaraperi kuva byibuze ku baraperi 5 byibuze kugeza ku baraperi 10, abo nibo bazaba bagize igitaramo icyumba cya rap. Ubwo n'ubuyobozi bwa Afrika. Ubwo rero nyine muzagende ne muzansebye ku nshuro ya mbere icyumba cya rap cyari kirimo abaraperi benshi bari batumimo, harimo nka Riderman, harimo Bulldog, harimo Pifa, Fireman, Diplomat, Green PJC, Bushari, Betray, Zo Trap, nanone Logan Joe ndetse na Ish Kevin. Abo n'abahanzi n'undi bari bagize igitaramo icyumba cya rap season 1 cyabereye kuri Canal, cyagomba kubera kuri Canal Olympia bwa mbere kikaza gusubikwa, ariko ku nshuro ya kabiri byagenze neza. Itaha iwacu Breeze nyuma y'uko Meddy antengushye agutengushye
Ngabo Meddy Jabber kora yarantengushye yagutengushye buriya Meddy ibi tubona ngo byataye Gabi bya The Ben yego n'aba bahanzi ba Bruce Melody bikoreshwa n'ibiki ngo umuhanzi wa mbere mu Rwanda ninde ndetse na Mbonye akazaho ku buryo ubu tuvugana umuziki nyarwanda uko yabivuze uhagarariwe na gospel music cyane ndakubwiza ukuri gospel music byibuze Melody atagerageza ngakora gashya akorera remix we na She's Around ari kumwe na Shaggy urumva ubwo nifunga macho bakoreye remix bayita we She's Around ayikora n'umunyabigwi Shaggy umunya Jamaica ari gukorera umuziki we kwisi muri rusange muri Canada muri Leta Zunze Amerika baje gukorana na remix we na She's Around akaba yagiye kuri iHeartRadio Jingle ibera muri n'ikiganiro kiba kuri radio ikomeye cyane hara muri Leta Zunze Amerika ndetse ikanatambuka kuri televiziyo ndavuga ngo byibuza cya presentinze the Rwandan music sasa media ntengushye gute niyo ndorerwamo yonyine y'umuziki nyarwanda kurando mpuzamahanga twari dufite ubihakana aze kureba indirimbo bita Slowly it was 2018 I think 17 bina 17 bina 17 gutyo bina 16 na 7 n'umunani n'icyenda izina rya Meddy iyo wavugaga Meddy niho kuvuga ngo Wallace ku buryo umwana bari muza mu ishuri ngo Wallace Rwandan music yagombaga gusubiza ngo Rwandan music is Meddy iko slow murabize yagiye akora Dusuma yego na Otile Brown muri Kenya Nairobi all the ways mu Rwanda wari wambutse yaragiye akorana na RJ the DJ ni DJ wa Diamond Platnumz uhoraho akaba ari ndetse na mubyara we biyane muri bafitanye n'isano of course ngiye abakunzi bari tokira baromba rero mana yanjye njewe ndacyasaba abantu wowe ugize kuri no munota menya ko ushobora kuba imyidagaduro ubundi aha niho hantu ugiye kujya wumva ibyo utigeze wumva mu matwi yawe ndetse namwe mukunda siporo namwe cyane kabisa turababikiye nyine mwebwe mukomeze mwihangane nabyo ibya siporo bizaza vuba ndetse n'akantu twakibagirwa nyine n'andi makuru aba ari ku mihanda dukomeze of course noneho niyo ndorerwa kuva 2016 2017 nibwo umuziki nyarwanda watangiye kwambuka urubibi rw'u Rwanda yego nta wundi muntu wambukije Ningabo Meddy Jabber Meddy only mugani we urumva nuvuga ngo nyuma yo gukora Slowly niyo ndirimbo ya mbere mu Rwanda yagize miliyoni views igihe gito akubitaho My Vow 2021 guys muzana mu mwumva ibintu 2021 akubitaho My Vow indirimbo nziza cyane no yari video y'ubukwe bwe kandi baravuga ngo ni video bateguriye cyane ibiki ni ubukwe bwe indirimbo nayo iri mu ndirimbo mu masaha reka mbyibutsa abanyarwanda n'abatezi bamenye mu masaha 28 My Vow yari yamaze kugira miliyoni views kuri YouTube achievement irenze Meddy rero muri ibyo bihe turi kuvuga ngo tubonye the Rwandan representing music the one man ushobora kuhagarara hariya the big man Meddy yese avuga ngo ngiye muri gospel ibintu twavuga ko bitanagenze neza byagenze nta musaruro nyine byatangiranije na mbe Meddy reka nibutse abanyarwanda kandi Meddy we na King James sebyo uruva King James ruvuga ngo iriya generation ya Butera Knowless kibazo twa dufite ibintu byinshi rero kandi iyo nibutse akantu kenshi niyo mvuze akantu kamwe tanibuka ibintu oya tubwire no kuvuga ngo iriya generation ya Butera Knowless generation ya Urban Boys generation ya King James generation ya Meddy generation na The Ben urumva ni generation zimwe zari ziri gukora music 2009 2012 2011 2015 na 2016 zigihanyanyaza ariko haje Primus Guma Superstar na Tom Close kushoye ya mbere niyo mbuto maso barayegukanye ariko bamwe namwe nubavuga ngo ni underrated cyase overrated urumva ngo nabyo ni ibintu twajya kuganiraho ariko jewe nk'umunyamakuru wabigize umwuga professional kuko nyine umunyamakuru professional of course na graduate nze muri School of Journalism and Communication muri kaminuza nkuru y'u Rwanda rero ibintu mvuga bakabike nago ibintu mvuga niyo bari kumva ntanga ingero kandi nkabyinjiramo cyane nshaka twizerera muri facts proof ndetse na evidence
ngiye ngiye kuvuga ko Tom Close ubwo nyine nabijyamo nkatanga proof na evidence nkareba uruhande ruri bari underrated cyangwa se overrated. 2011 bwa mbere Tom Close ahita yitwara kiriya gihe yaba Jay Paul, King James araza, Riderman araza, Jay Paul nawe yaraje arayitwara, haza Babutera Knowless, hazaho Urban Boys nawe yarayitwaye, gukomeza gutyo kugeza ejo mundi Melody niwe muntu buri awanyuma Guma yafungiyeho. Yego. Nabo batabihibuka neza. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody amaze gutangira kumera neza. Ni ukuvuga ngo manzi wambaje ni Christopher Muneza yitabira inshuro nyinshi akaba atarayitwaye yabaga wa kabiri akenshi. Buriya Christopher ni mu bantu bitabiye Guma bakaza ku myanya 3 ya mbere. Yego. Inshuro nyinshi. Ahubwo wabaye wa gatanu bushize akaza akayitwara. Nibwo Christopher yabaye wa kabiri, Melody yabaye wa gatatu ariko byaragiye Melody ayitwaye. Sava. None ukuvuga ngo izira generation zakundishije abanyarwanda umuziki. Yego. Reka nkubwire ibintu rero navugaga byo kuzamura umuziki nyarwanda. Zakundishije abanyarwanda umuziki. Abanyarwanda bakunda umuziki nyuma yuko hari inkunduro ya Dr. Jose Chameleone mu Rwanda, ba Mr. I nabandi ba Tanzania bari bafite umuziki ukunzwe hano mu Rwanda n'injyarwa zo muri Kenya. Aha, injyarwa zabo. Nukuvuga ngo ngewe nimbwira abantu nyine ni ibintu batazabana kumva handi hantu. Nukuvuga ngo hari indirimbo injyarwa zo muri Kenya nizo zakuvugwaga, izo umuntu bita Christopher Matata wo mu Burundi. Ntago muzi. Mu Rwanda tedisura umwana bingana gute. Nukuvuga ngo ntago muzi umuntu kabisa. Ambabarire natungurwa no kumva namuzi. Gusa nyine yitavye Imana n'umuhanzi wa kera. Okay, nyine yaririmbye kugiye n'impara zari zihari maze ariko yarakomeje nyine na nyuma muri bya bibiri yari ameze neza. Urumva nkuvuga ngo umuziki w'u Burundi bazi umuziki w'u Burundi utugende baratuzi n'umwikisha utugende oya mama no hanwa. Iyo ndimba najyaga urumva indirimbo zo mu Burundi nizo ndi kukubwira nizo zari zihari mu Rwanda. Muri Tanzania ni indirimbo zabo zari zihari mu Rwanda. Yego. Uri kubyumva muri Uganda barabizi Dr. Jose Chameleone yakoreraga hano mu Rwanda. Mu byukuri mu Rwanda mbere yuko hazamuka ba Knowless ba Miss Chanel nta muziki kwe dufite twebwe twumvaga w'abanyarwanda. Mu byukuri twe dusigaye kuri kumpara kuri gakondo bamakanyaga amavuba Abdul bamavenge sudi nibo twumvaga, ntago twe dufite umuziki uri modern twumvaga. Rero nyine Christopher Muneza aje Dream Boys byibuka usubira inyuma aho atangiriye. Wowe uraza kunyura ndajya mwibuka bakije usibaje ariko naringeze nibwo abanyarwanda bataza kwibagirwa Kitoko bibarwa. Kitoko bibarwa of course agiye kugaruka gutura mu Rwanda nyuma y'imyaka myinshi rwose yibereye mu Bwongereza. Yarize asoza igiciro cya kabiri cya kaminuza masters. Ubu tuvugana yaragiye Kitoko agiye kugaruka mu Rwanda. Oda wese wimvana cyane. Reka dukomeze kuri ya generation navugaga yatumye abanyarwanda bakunda music nyarwanda. Banamenya ko umuziki nyarwanda uriho. Urumva? Yego, turi kugendana. Banamenya ko umuziki nyarwanda uriho. Nyuma rero kuri cya generation batwara za Primus Guma bakora Primus Guma Superstar, bakora road show barazitwara bararwana bagira ibiki amakata yabagamo basende barabivuzana ba Bulldog n'ibiki byose ibyo sije twajeho. Ariko kiragiye nibwo abanyarwanda bumvisha umuziki nyarwanda dusa nabibagirwa Chameleone, dusa nabibagirwa umuziki w'u Burundi kubaho turawukubita inshuro burundu. Dusoza kuri ingingo y'aba bahanzi tugaruka kuri Meduri ya presenters umuziki nyarwanda mpuzamahanga. Umuziki nyarwanda nibwo waje usiba ukura mu kibuga undi muziki wari uhari w'abanyamahanga twumvaga. Dutangira kwizera abahanzi b'abanyarwanda. Dutangira no kubona ko kujya mu muziki si uburara, si ubujura, si ukunywa itabi, si ukunywa urumogi, si ugusinda, ahubwo kujya mu muziki ni kari ishobora gutunga niba mu Maurice mukuru wa Jay Paul niwe ubivuga atumva ko Jay Paul ari umuhanzi bamushyigikiye, ariko Jay Paul akibona atwaye miliyoni 24 yagihukiye kujya kureba Maurice nawe yavuze ati wow noneho wajya buriya Maurice yemeye ko Jay Paul aririmba byanyabyo. Ayatwe turi Guma ati wow noneho wajya waririmba yajyaga bati kandi Guma nzahitwa ati cyenda shaka ana musasa puza bati buretse ariko yaje kubera umujyanama after yaho bitavuga ngo bya bintu byangabura niba umwana ashoboye kuririmba agatwara miliyoni 24 ushaka gukunda icyo gihe. Rero niyo iyo mentality yo gukunda umuziki nyarwanda, gukunda abanyarwanda, gukora umuziki w'abanyamahanga byashizeho biraza noneho abanyarwanda tukunda umuziki wacu nyarwanda. Ariko umuziki warangiriye hano mu Rwanda. Noneho nyuma yaho rero sasa Meddy 2016 na 17 nibwo umuziki nyarwanda watangiye kwambuka. Urumva ko abahanzi navugaga
ijambo byararangiye nakubeshye none sikunda bivuga abantu bakarakara sinzi ko Knowless ari imbaraga zakoresha kugira ngo amenyekane ku ruhando mpuzamahanga buhari byarangiye urwego ari muri ntago nciteka ariko baze kubivuga uvuga ngo ubu dushobora guhanga amaso Bliss bitaye wacu Bliss Melody dushobora guhanga amaso The Ben nawe natarangara urumva dushobora guhanga amaso nyine Israel imbonye no kuvuga ngo Meddy niwe yapresentinga muziki nyarwanda akora slow arabika biracika birakomeza sasa rero Melody ubu tuvugana niyo ndorerwamo y'umuziki nyarwanda dufite kugeza uyu munsi Melody wacu Bliss we na The Ben abafana ba Tiger B batanyumva nabi we na The Ben nibo navuga ngo mu Rwanda hateye intebe ebyiri buri mu murabizi ko bamwe basazwa kuri social media Team B still now mu muziki nyarwanda ndumva hari intebe imwe iri imbere nini cyane ya Israel Mbonye inyuma ye hakaba hari abagabo babiri umwe iburyo undi bumoso Tiger B na Bruce Melody ariko kamwere ikadusoze abantu badukurikira barabona ko twatangiye izuba ryaka izuba riturengeye rero nyine kababwire ngo Kamando nshimire Pilot ku kiganiro kiza amaye nishimye cyane kandi nawe ndakeka wishimye rero kababwire ngo turabashimira mwebwe mwabanye natwe mukore subscribe niba ruganira mwigeze kuri Initalk Rwanda kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora bigaruka kuri siporo imyidagaduro ndetse n'utundi rero Pilot kamubwire ngo wakoze cyane kanizere ko n'ubutanza kubona asante sana Teddy wakoze cyane abaturebye bakoze cyane bakuri subscribe kuri Initalk Rwanda baje bareba ibiganiro na documentaire dukora ubuta uzambona nta kibazo ciao ye byiza cyane Nyagasani Imana Allah akomeza bane nawe sawa rero icyo bagomba kumenya kandi bakazirikana nuko tubifuriza kugira ibihe byiza